ni Knowless ngo iyo ndimo kanywa mba ndimo gusoma Knowless. Knowless y'inzoga cyangwa wa muhanzi? Inzoga bayita Knowless nasari ibindi mvuze. Baravuga ngo Gitafu ni umunyamakuru yagiye kudukoresha. N'amahano. Baravuga ngo nuho umuntu ukuboko kw'iburyo niko zabimenye uhakibumoso. Bavugaga yuko ngo hari la proteste sur la table. La proteste sur la table. Sur la table. Sur la table. Sur la table. La proteste table numva ko ari ameza. Yes. Sibyo? Hanyuma la proteste. La proteste sibwo si intebe bicaraho bagiye kurya ku meza. Ku meza. Bavuga ko rero uyu munyamakuru rero nawe uramvugisha akari. None se ko umwahugijwe na mikoro. Unahugijwe. Yambwiye ngo abantu tunywa amakaru tugira peti. Mubundi n'injyo nkunda kubwira abantu. Yego. Ushaka guhangana no kugira ngo ufite umubyibo. Na Yebo rero nishinzwe ibintu by'ubuhinzi bagemura hanze amavoka imiteja bagakora n'ikawa. Yego. Imiteja niba muri na Yebo. Imiteja kandi na Yebo n'ibyayo gusa. Kabisa agakomanda ariko karashize. Ibyambura kubabaza agakomando kariko kamuvugisha. Niyo mpamvu yangiye kubaza. None na Yebo n'imiteja ibyo nabihoza gute? Bigemura ngo n'imiteja. Byose biri n'ubuhinzi. Nibyo buhinzi. Na Yebo ishinzwe iki? Ishinzwe mu karu. Ishinzwe mu karu. Gusa se? Nge ndumva ari byo byonyine. Zovu na Yebo mu magambo arambuye ubwo niki? Ko numva wagira ngo ni impina yo magambo. Na Yebo. Na Yebo. Ye. Na. Nimba nationale. Nani nationale? Kiritire bishinzwe ibintu by'ubuhinzi. Buriya nanone biza muri ministeri bita Minagri. Iyo base ko narumvise. Nimba ari boda. Boda se ko nzikora ku mipaka. Icya gatatu. Ngiye ikintu nanone nabona batahagarika. Amarimbi. Kuko baramutse bahagaritse umuntu yakunukiraho. Ntabwo nari nasoza ndagwamagara mu kanya. Yego rata. Ubwo hagati yo gufunga amarimbi. Gitafana bura kimwe. Icya kane no nyine icya gatatu kitahagarara. Ikintu kijyanye n'iyobokamana. Isengero kuko urusengero buriya isengero bura bashatse bazagarika isengero cyeke ziri mu kajagari wasengera mu rugo nawe mu rugo wasengera oya buri urusengero buri umugabo ari ibintu abajya yitira yewe ndana karagasimba biti Inyange karagasimba impamvu rura ruganda rukora amata barwise Inyange urabona tura dusimba batwita Inyange ubona nko mu kabande Inyange yagira gutya igagara hejuru y'inka ikagira gute buriya Inyange n'inka biruzuzanya byose birahuza biranagendana buriya ahantu hari Inyange n'inka ibihari ni ukuvuga ngo noneho hari ikindi hagiye nanjye kuvuga ikintu zavuga mbese nanabye mbonye umukobwa nanadapfumuka none mbese mbyibagira. Yes, ngewe nitwa Salomi Mupagasi nyita mupa ndi kumwe na Bwana Gitafu akaba ari kumwe na Bwana Nzovu. Bamwita ngo niba ari profe najye ninde? Inde? Sinzi izina bakunda kumwita. Messi Elfen. Karagaza n'indaga. Elfen tundi. We bikora ingi dusangi. Mukubita mikoro dusangira ingi. Ararya se nama mikoro. Ararya so umugabo se ngo Mr. Elfen niba ari Elfen niba ari ngo niba ari Elfen. Abo bose nababwana. Urumva ko mpangiye mbubaha. Iki cyakura kirateketse. Umva. Undi cyo nagabura. Sako naga utamiye. Ko naga utamiye. N'urutoryi. Agatoryi. Iyo ndyo igizwe n'iki? Igizwe n'ibitera umubiri imbaraga bijagaraza umubiri ubwo harimo capati yego ibirinda umubiri indwara yego intoryi yego harimo ariko ibisimbura inyama niki ibishyimbo buriya umuntu ari ibishyimbo abarire nk'iko nk'icumi. Hanyuma rero urwo rusenda rwo rumaze iki mu mubiri? Rutuma umubiri urajagara ni sibyo navuze ngo ibijagaraza umubiri. Urumva mwiyo ndyo muri kurya ari bayita ngo iki? Iyi ngiye bayita igikomando. Yego cyagirwa n'ibintu bitatu. Ni ukuvuga ngo ngiye najyaga nibaza impamvu bayita igikomando. Ariko ushaka kurya capati nona uzarebura nk'abamotari buri ibiryo by'abamotari ni amacapati buriya abamotari bakunda capati ku bujyana kwemera agasenya n'urugo. Namwe se muri abamotari? Twebwe natwe turi nose ntago abamotari badukarisha n'amanywa. Nawe urimo kwisubiza nabi. Twebwe impamvu twikundira capati n'ibishyimbo nta bagore tugira. Wa Gitafu yaragiye uwanza avuye yaragiye buriya ibi ngibi dushaka kubirya capati ni ingano
dushobora kubirya tukaza kwigera mu rugo duhita twiryamira umubiriye kare saa 2 umubiriye kare saa 2 ibi ngibi bikomara mu iminsi 3 kuzi ko ibingo ushaka kubyuka muri cyo utarasonza yego ko noneho kwituma none ariko ijambo kwituma ntabwo riri mu mvugo nyandagazi ujya kumeza ijambo kwituma ubwo se nzovu raguza amagambo uvugira ku meza none kuki uri kumwe n'abana ufite na famille papa mama ayo wenda nka Sandrine abo ngabo none nyine mama Sandrine ko mutakoshire waritse tugasezerana kuva ngo ngo ndashaka kujya kwituma abana oya ahubwo reka mbabwire buriya igihe uzaba urimo kurya ntazakigutese seme kuki mumara gutegura ibiryo ku meza nk'abakire cyangwa iki wajya ukabona umwana ashaka po umwana abana b'abakire bajya kure ngo bravo bakabakira po muri salo umwana akituma kuvuga amagambo mukomeza kuvuga amagambo atari yo ku meza mwinuze mwifushe tuzi kwa muzi ko ushaka kubimara ushaka nese nzovu ikibazo nzovu akabazo kamatsiko wize primaire warayize JTF nta rugo ruhahira ariko nta rugo ruhahira ariko urabizi ko twe twanasangiye n'umugore nzovu tubanye neza baca umugani ngo inzoga tuzazisangira ibi capati tuzisangira n'ibishyimbo tubisangire akosha JTF ntuzagira undi usangira umugore n'umuntu ku giti cye ibasangira ariko umugore abakobwa bo murabasa JTF yakwishakira nk'umubebe wiwe ukajya ugenda ukamumenagura nakwiyahura pe JTF afite n'umwambi yawe kwita umwambi wa hehe wo ku mutwe napfumura ijisho ari nzovu na JTF ninde ukunda abagore cyane JTF afite bakanyange ba nyiranzage none na muheto nande da na rinesano bose saba nabiyehore gusa muheto rinesano wahitamo bose bazi rimwe bakaba turakwikundira JTF akanirira ubucapati wa mugabo abanyamakuru murabaza namwe kuko namaze kubona ikintu kimwe nabonye muri amubuzima bure ugiye imbere akamera ukazana ubugoryi mwashize kwapfumutse ese ni indi y'amapine tubayeho neza ni indi y'amapine nzovu ni kano isungu iyo ndimo kanywa mba ndimo gusoma Knowless Knowless y'inzoga cyangwa wa muhanzi inzoga bayita Knowless nasa hari ibindi mvuze umaze gusoma Knowless unywa mukaru ibi byo simbi gusa reka buri abantu twingwana mukaru tugira petit shawo mana we none se mutaramara ibyo biryo nari nyingi kubabaza ngo tuvuze primaire narayise nyine bavugaga yuko ngo hari la politesse sur la table la politesse sur la table sur la table sur la table sur la table la politesse table numva ko ari ameza sibyo hanyuma la politesse si ubwo si intebe bicaraho bagiye kurya ku meza bavuga ko rero uyu munyamakuru nawe uramvugisha akari none se ko umwahugijwe na mikoro unahugijwe yambwiye ngo abantu tunywa amakaru tugira peti mubundi n'icyo nkunda kubwira abantu yego ushaka guhangana no kugira ngo ufite umubyibuho uziko nzovuze ko nangize ngo ni keya kumbi urumva ushaka guhangana no agasenda ukabije urumva buriya ku bantu bafite nk'ikibazo cy'umubyibuho buri munsi ugiye unywa agakombe ka mukaru ka buri munsi today buri every day ukanywa agakombe ka mukaru harimo akadimo kawe hariye ni ukuvuga ngo igihe kingana n'amezi 3 uzaba uri ku murongo neza hari yavangiriye amakaro ngo uvuga ngo wasanga ifite ikindi hagarara atari mu karo noneho mujye muri nayebo ubwo se nayebo ubwo ikibazo kawe nayebo iramutse ivangiye ubwo se mu karo ivangiye bari mu karo amajyana bayavangiye ikibazo ntiyawe ari wowe yabari nayebo nayebo ishingwa ikisubo ishingwa ni ko ikora mu karo ni ikawa no se sibijyanye n'ibyo n'amajyana za mukaro mukaro n'amajyana yego ari cyo bita ni ikawa yego byose biratandukanye rero ahubwo inganda zikora ikawa hari za Pfunda yego na za nizo za Kitabi yego na hano ukata za Gisenyi bahita muri Pfunda yego na Yebu rero nishinzwe ibintu by'ubuhinzi bagemura hanze amavoka imiteja bagakora n'ikawa yego imiteza niba muri na Yebu
imiteja kandi na yebo n'ibyayo gusa kabisa agakomando ariko karashize Ariko nibyo mpamvu kubabaza agakomando kariko kamuvugishije niyo mpamvu yangiye kubaza none se na yebo n'imiteja ibyo nabihoza gute ngicige ngo n'imiteja byose biri n'ubuhinzi nibyo buhinzi nayo bishinzwe iki sikinzwe mu karu bishinzwe mu karu gusa se nge ndumva ari byo byonyine Zovu na yebo mu magambo arambuye ubwo ni iki ko numva wagira ngo ni impine y'ayo magambo na yebo na yebo ye na nimba ari nationale kiritire bishinzwe ibintu by'ubuhinzi buriya nanone biza muri minisiteri bita minagiri iyo base ko narumvise nimba ari boda se ko nzi ko ari ku mipaka boda na yebo ni ukuvuga ngo wenda ibyo ngibyo buriya ikintu abantu bakunda gusiga batubwira muri za komenti bakatubwira ati mujye muvuga ibintu amazina yabyo niba ikintu utacyumva neza kihore yari kugusobanurira batabyumva si ikosa ariko ngewe uko nyizi nzi ko ari byayo ishinzwe za mukaru niko nembizi ubwo rero niba ari ibindi muri komenti nacyo kintu abanyarwanda babibiriyeho cyangwa se bavuga ibindi nayo bishinzwe nabo badufasha muri komenti iyo ni minisiteri cyangwa ni ikigo cy'igihugu ni minisiteri ni ikigo ariko gikora muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ubwo minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ni na yebo hanyuma ishinzwe minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi bahita minagiri itafu nabo bayanyobeje minagiri yega tuba twatumbagiye nakubwira ngo igikomando aronze ibintu cyajya ukora kiba kiri mu kazi minisiteri ni minagiri none ubwo na yebo ni agashami gashinzwe na yebo ubwo ni agashami gashinzwe ni ikigo gifite ubufatanye na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ubwo ni ukuvuga ngo bigirana communication ubwo noneho minisiteri ya siporo niyo bita minisiteri ya siporo tuvuga ama minisiteri ariko abantu bajye banasobanukirwa bavuga ati hari minisiteri y'umuco ariyo yitwa minisiteri y'umuco minisiteri y'umuco ni nkuko y'umuco hazamo biriya nka biriya aho umwami yabaga yagiraga gute nabyo bita minisiteri bayita ngo menu bumwe minisiteri y'umuco niyo minu bumwe yego biri kumwe ku muco yes aha andi ma minisiteri tuzi rwo nayo afite akamaro ku banyarwanda hari minisiteri y'umutekano ariyo bita umutekano nayo bayita ngo cyari nayo ibarizwamo polisi ibarizwamo polisi kuko niyo umutekano yego bahita ngo cyari umutekano suri tuwushakira izina ryawo mu cyongereza umutekano ni mugiye kwipanga iposita iyo ni gusobanurira abantu bameze nkaho batabisobanukiwe n'umuntu ngo waravuze ngo dukore amaministeri dusobanurira abantu amaministeri ariho kandi agifite igihugu afitiye abanyarwanda akamaro ku buryo bavuga ati ngiye kuri minisiteri buriya minisiteri zose zifitiye abantu akamaro kuko zigiye zitandukanye hari minisiteri n'ibikorwa biratandukanye hari minisitante ushinzwe ubuzima minisiteri ya siporo ni minisipoti minisiteri ishinzwe amafaranga yo bayita ngo iki ni nuza banki mondiale nako nagari banki mondiale iyi banki yacu mu Rwanda nkuru bayita gute haje iba beka nagari beka hari beka nyine hakabaho ni banki ya Kigali hakabona beneri ariko ntabwo iyo ari bari minisiteri hari na minisiteri yego hari na minisiteri rero bayita ako burangwa aribaza umuntu ukora isuku kuri beneri buri amafaranga atakaye ntago yatoragura nk'umuntu wakora agasuku yahure nayo wa mugani nk'umuntu nka banki itaye amafaranga banki nka beneri itaye amafaranga yego umuntu ugiye kuyabitsa miliyari yego uyatuyemo we gitafu yego miliyoni yose yego amafaranga kuri banki yego tuyabitsa kuri konti yawe cyangwa se wayasubiza banki bavuga ati mwakire ngiye nasubiza banki kuko urumva ko n'ubundi bazagukurikirana umuntu abikije amafaranga banki irayataye wowe uratoragoye ugiye kuyarya tubwire abantu ngo muri iyi minsi ya none n'amafaranga niyayobye kuri telefone please niba umuntu ayobeje amafaranga ye byihuse niba ushaka kubaho neza byuzuye umuhamagaro bwati mbabarira urumva gitafa zakira amafaranga yawe urumva gitafa zakira
ibyo ni byo yivugira sha ubu amafaranga yakuyoberaho ye baba nayo nzava ko wowe wayansubiza. kuzi ko iyo umuntu wahamagaye kuri MTN akavuga ati uyu muntu amafaranga yanjye yayibye none yayabikuje wallahi MTN yagukurikirana niba unabikora niwifishinga ibyo nzova kubwira ariko uzapfura umukene Gita wowe ntago nzapfa ndi umukire unyaturaho ubukire kuri banki ahantu hari umuntu ugukurikiranye uribwirije ngo urabaha burere mwe reka nkukubite story umukecuru nanjye ndatangusubiza ibyo wambwengeye kubivuga none umukecuru asenze asaba Imana avuga ati Imana wambabariye nkabona amafaranga noneho haza umukire nawe yarafite amafaranga ajya mu rwa rusengero umukecuru arimo gukoramo isuku abataye ikofi yari irimo amafaranga wa mukira asohotse wa mukecuru abayinjiye hehe muri rwa rusengero abaturagwe ya kofi yari irimo amafaranga amaze kuyatoragura arasenga aravuga ati Mana naragusabye amafaranga none urayamaye icyubahiro ni icyawe ali kapakasi ngo li birangije nyuma yaho wa mukecuru ngo umutima uramujya umutima uramuhatiriza igitutu cya shitani iragenda ituma iramutukarika aragenda aratutubikana umukecuru arangije ajya guhamagara wa mukire bari gusaba ku nzoga turi mu ijambo ry'Imana nta kibazo yakire neza ijambo ry'Imana ahita avuga ngo dushime Imana ntiyare si yaremye izi nzoga abantu baranywa inywere nta kibazo koko yakibyo nje ntuzabyo yego ibyo byararangiye ngo none wa mukecuru amaze asubiza ikofi ya wa mukire wa mukire areba wa mukecuru aramureba abati mukecuru ntago zakira bose cyakurikiyeho wa mukire yaragiye ya mafaranga arongera arayata aturagurwa n'umurara umurara abaragiye yubakiye inzu abagoza amamodoka abashatse abakozi bo mu rugo abashatse abazamu ubu ni ukuvanga byari imanga yashatse n'umugore w'umuzungu yaratunze aratunganirwa aragafata isinge wahira inkura Gita Funigri umurara kira wo mukecuru yanze gucyara urabona wagiye mu ijuru muri abo bantu babiri ubwo ninde umumano ugiye mu ijuru ni wa mukecuru none se ari kujya mu ijuru no gukirira ku isi wahitamo njyewe nabanza nkakira kuri oya nabona iby'ijuru by'isi nkabyihorera reka nabanza nkakira kuri isi Gita uzi kubura isi n'ijuru ku isi warakubiswe wagize gute ijuru ntabwo tuzi ukuntu bizaba rimeze wazajya no mu ijuru kumva ngo ni amata n'ubuki amata n'ubuki oya isi ibyo n'ibyo wazama ngo wazabe hari akanores ijuru twirwa turirimba n'iriya ijuru ese ijuru ni iringiri iki ni oya no iki ni ikirere umuntu agiye mu ijuru usaba agiye he mu ijuru ni ukuvanga abagiye ku Mana data Imana ijuru ngiye mvuga ngo karema n'ijuru ntago ubundi bavuga ko iyo umuntu yitabye Imana aragenda agashenguka akagira gute kandi bamushyinguye bakazashyira ibigo by'amashuri bakashyira amavuriro bakanyuza kaburimbo nyuma ariko bavuga yuko iyo umuntu akimara gupfa roho ye ibanza kumucunga roho ye ikazagera ubwo ikigendera roho rero aho ijya ntabwo tuhazi roho nimba ijya mu ijuru nimba ijya hehe ijuru bavuga ntabwo ari iryo hejuru iki ni ikirere abantu batazi bavuga ko ijuru ari hano hejuru none ubwo urumva se wowe urabanza ukirere ku isi numara uzajya mu muriro utazima kuko reka nkubyize ukuri hariya tujya ntawe uhazi ntawitabye Imana ngo agaruke atuwe ukuntu hameze tuzi ko iyo bagushyinguye ugenda umubiri wawe ugashenguka ukazagera gute ariko Yesu yarapfuye yaranazuka Yesu aturi Yesu atandukanye nawe ko ari umuzuko umuzongera kubona ntawo uzuka k'umuntu ko aba yarabyaye ariko ari ibintu bijya binshanga mu iyobokamana ko Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo yarapfuye amaze gupfa agera ikuzimu afata shitani arayihambira arayizirika shitani irahangayika none nyuma ya amwambura urufunguzo ngo zabera arazizamukana none mba nibaza kukina n'isaha ibyaha bikibaho icyo ni icyambere icya kabiri Yesu aravuga ngo ibintu byose ngo yarabyishyuye ubu tuvugana wakaburi wa muntu ugenda ukabajya ahantu runaka ugafata ukirira icyo kirarangiye nk'ubu ngubu ikindi cya kabiri inzovu nayo ifite ikibazo nawe mubaze reka mansobanure Gita fu none se wagiye kuri butike waka ikintu uvuga ko Yesu yishyuye barakikwiye Yesu ngo bugamba bubwira Landirodi reka se nkubwire ibyo Yesu yavuze ati
ariyo ngo yarabyishyuye yatwishyuriye byose yatwishyuriye byose ntabwo ari ibyo muri botike ngo uzagende ngo waka kanoresi niba kagukopa ngo Yesu yari icyo wanga kwishyura uzagenda none bagukubita iboko ku kibuno ko yari rya deni urimo Yesu ibintu yishyuye ni ibyaha kuko yaje ku isi aradupfira kubera ibyaha twari twakoze ubundi twari tugiye kurimbuka ariko ntitwarimbuka sindi wari ugiye kuturimbura ega Yesu reka nkwereke Yesu nuko yaje ku isi akadupfira kubera ibyaha by'abantu bari ubu GTF ntabwo abariho na Nzovu ntabwo abariho cameraman ntabwo abariho niyo munyamakuru ya Kamwana ntabwo babariho twabayeho twebwe kubera ko Yesu yadupfiriye ku mwezi Imana data ntabwo Yesu ahabwa icyubahiro n'abatijwe watumye GTF abaho ahura n'Inzovu baragana ubu barimo gusangira agacapati barimo gusangira mu karu iyo utaza kudupfira ibyaha byacu GTF ntabwo aba yararemwe yakoze cyane se n'iki ugira kuri Yesu icyo namwigiraho aravuga ngo iyo ataba amaraso ya Yesu iyo ataba amaraso ya Yesu ntabwo mba ndiho amaraso ya Yesu na GTF ntabwo abariho inomo yari kubiyanje ariko mana yanje we amina akanyota ako karirimbo kamwe kaguteye inyota rebera nawe erega ibi byose naga karasi kamafuti akahise agira inyota bavuga ngo kunywa ngo inzoga ngo vinye no mukobanyi iragukubaganya Imana iza kumenya ko ari icyaha ntabwo izi ngana ziba zararemwe ufite nk'amazi kandi aragira ubuzima bwiza ku muntu wowe wayanyweye se yegora ariko umuntu akubwiye ngo urakanywa amazi undi akakubwira turakanywa amata ngira ngo bakanywa inyange waba ututse undi nende waba ututse undi neza ni wowe inyange ni amata nyine kubayanywa atunga umubiri sibyo kandi amata bura nayo barimo byose burangiye no kukubeshya bura produce inyange zose ndazekundira ji yabo sinze amata y'inyange amazi y'inyange produce inyange zose ndazemera cyane no kuvanga yewe karaga simba biti inyange karaga simba impamvu rura ruganda rukora amata barwise inyange urabona dusimba batwita inyange ubona nko mu kabande inyange yagiraga gutya igagara hejuru y'inka ikagira gute buriya inyange n'inka biruzuzanya byose birahuza biranagendana buriya ahantu hari inyange n'inka ibihari ni ukuvuga ngo noneho hari ikindi hagiye nenge kuvuga ikintu zavuga mbese nanabye mbonye umukobwa nadapfumuka none mbese mbyibagirwa igihugu abanyirari irari kandi nabatijwe ni ukuvuga ngo ite umuntu muzima agira irari amina ndi muzima ari icyaha irari ni icyaha ngo koko irari riratwita ryamara gutwita rikabyara icyaha icyaha kikabyara urupfu kwikururira mu izina rya Yesu Imana imbabarire witwa Karijya Omari muramuzi Karijya Omari ntago ngiye muzi ngiye buranzavugisha ukuri umunyamakuru yaravuze se umukuru yavuze by'itegeko keretse ufunze isoko ugakura moto mu muhanda abo nibo bantu ugafunga n'utubari twose izo nizo serivisi nkonsoma mu buryo imwe nayibura tamani nayo avuga ngo yaravuze ati nibura hari ibintu mba numva ko leta itafunga icyambere utubari abamotari n'isoko yego n'icyumva leta itafunga nanjye leta impamvu ibyo bintu koko bitafungwa no kuvuga ngo ibyo ni inyungu rusange ubona impamvu Karegeya yavuze ngo hari ibintu leta nabona itafunga moto ifasha abantu bajya mu kazi bajya ku rugendo akabari tujya kukanyweramo erega moto wanayiterura urakuze ko moto ugeze ahantu none marambuti yaje moto iterura ukayikura mu muhanda ari ukugira ngo rero uragira ngo natwe tuvuge ibintu batafunga ku giti cyawe icyambere njye ntibahagarika indaya sibyo uratuvuga kimwe nanjye mvuga ikindi nanjye cyambere njye ikintu bita ibitaro numva bitahagarara byitwa ko wowe yumva ko indaya zagomba zigakora icya kabiri wowe bitaro icya kabiri amashuri ntiyahagarara kuko abana bacu niho biga urumva bafunze amashuri igihe bafunze amashuri abana bacu baradindira hanyuma ngiye GTF rero ikintu kijyanye ikintu numva kitahagarara ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga kuko ikoranabuhanga nicyo kintu cya mbere mu buzima rigira icyo bita amakuru urabona nk'ubu nka social media aho zaziye ubu ni ukuvuga ngo iyo ukoze amahano iminota 3
itatu yonyine isi Ubwo yose ndabura imaze kubona kimwe ko n'ukimwe. baraburije urumva ikoranabuhanga nanjye urumva ritahagarara. icya gatatu ngewe ikintu nanone nabona batahagarika amarimbi kuko baramutse bahagaritse umuntu yakunukiraho. Ntabwo nari nasoza ndaguhamagara mu kanya. yego rata ubwo hagati yo gufunga Getafe amarimbi arabura kimwe. Icya kane no nyine icya gatatu kitahagarara ikintu kijyanye n'iyobokamana isengero kuko urusengero buriya isengero buriya bashatse bazahagarika isengero cyangwa ziri mu kajagari wasengera mu rugo wasengera mu rugo nawe mu rugo wasengera. oya buri urusengero buri umugabo ari ibintu aba yitira urusengero rubusesa tudasenze Imana ntitwapfa nawe inda y'abazihagaritse wakomeza ukabaho nta kibazo. yegora ubwo wenda niba inzovu yakoteye ku ndaya nanjye ngoteye ku rusengero bakazica burundu ubuzima ntibwakomeza ariko ubuzima bwanakomeza bwakomeza. Nzovu wari wikinisha babyita gutera akanyamerika. wari wagiye muri Amerika igihe nagiyeyo da siko bavuga ngo umuntu yikinisha ngo ari umuntu ngo areberaho ngo runaka ngo mwiza ngo yakunze wowe wari wajyanywe nande n'agafoto igihe ureba nk'agafoto k'umudado kavati yewe kabura n'ubukori harimo ababikora ntabwo njye mbikora ntabwo wabikora ariko n'ababikora icyo inama twabagira abantu mwatandukanye n'abagore mubayeho muto byanze bikunze muri ikinisha ntabwo twitubeshyira nawe kwikinisha gute se twebwe se ntabwo yakubwiye ko hari abakobwa noza abagore bahahano umugore muhahano se azaryari ntabwo yakubwiye ikintu cya mbere umubaza ibintu bitakabaye bicika none se abo ngabo nyine yakubwiraga nyine umugore muhahano niyo n'abantu batari babizi wenda bavuga Getafe akunda kwivugira umugore muhahano niba abakobwa bacu babigiye kwidamanika imihanda mananze kubivuga mu mvugo nyandagazi nkabikira mu mvugo nziza umugore muhahano nta wabyumva ngo yumve ko ari n'umwana ava mama numvishe Getafe ngo umugore muhahano ntabwo umubyeyi yakubita umwana umugore muhahano ya nibyo nta nubwo ndi bubatindane ntabwo ndi bubatindane kubera ko n'ubundi ubuzima mwese ndabize mutahakure kandi imvura irakubye ariko ndibaza nti ni ibiki mwumva byahinduka muri leta nka minisiteri wumva bakongeramo muzabuze muri za twahoze tuvuga minisiteri ubona hari ibikorwa biri hanze reka tubaze iby'imihanda bro reka hari umunyamakuru wavuze ngo bakonyeho minisiteri y'ubwiza y'imiterere nyashi n'iki wowe umunyamakuru njye uzambaze reka minisiteri zose mu Rwanda turazifite ushobora kwita bongereho minisiteri y'ibiryo kandi hari na minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage bitanga ingufu ibirinda umubiri indwara cyokora njye ikintu nase wenda minisiteri bakongeraho minisiteri y'uburezi uburezi bugatumbagira hamwe yavuze kongera idahari bahimba idahari urumva hanyuma nibyo ngibyo nsabye nabindi minisiteri zose mu Rwanda turazifite nta yindi minisiteri dusabwa iyihe minisiteri washyira iyihe minisiteri nta kintu kibura byose byaciyemo ahubwo icyo tosaba reka dusenge minisiteri ya YouTube warwaye amaso ryari man njye amaso yanjye yarapfumutse ndetse nanusuka amaso yanjye abana n'ubumuga ese yaba yarapfumutse ibiganza amaso yo ntapfumuke igisobanuro nzovu arakiguhaye amaso yawe yarapfumutse uri kundeba ntabwo mba nkureba neza urabwo ndeba wapi urambwiye ngo gende ariko se nzovu ko natunete nakubona na wewe nk'umusirimu umaze igihe nubwo nkuza ariko njye amaso yanjye ndacyabasha gusoma ndacyareba imbere yanjye barega amarinete hari n'igihe baba bashaka ubwiza mu marinete ntabwo ariko ubundi amarinete z'amaso ziba ziriho imiti nkanjye ubu ngubu ya Getafe ntabwo nzi nimba nzambaye zanjye zose ari imiti bama nkazisigamo tayari ubu ni ukuvuga ngo ngewe n'indege mba nyireba ubu n'urushishi rucanga nahita ndubona zirakurura none nge zinyereka rino byarangiye kare ubona naba navuye nka downtown zikaza kubinyereka nyuma gutya nka bireba zigarura rurati iriya ndege irimo abantu bangahe kajugujugu ntabwo igirenza abantu bane havuga barimo hariya muri iriya nimba urimo kubareba iba zikurura ko hariya se harimo abantu 30
ndimo ndababona neza harimo abazungu babiri abirabura bangahe akajugujugu ijyamo abantu 30 kajugujugu ijya mu bakiri bangahe kajugujugu ntiyarenza abantu 4 nanjye nzi uko ari bane nanjye bwa mbere nari ndoze akantu ka nyuma nk'umuntu nk'abantu baba i Kigali ni ibihe bintu bitanu bikwiye kuranga umuntu w'i Kigali byibanze urabaza umwe wese tubisubize icyarimwe nk'umusirimu mbere kubyitaba ikintu cya mbere ibyanjye nabivuga si byo natekerezaga umusirimu nuko kuba mbere na mbere kuba aba muri deparitoma urumva yabamo deparitoma akaba afite imodoka nzi urumva deparitoma byose biba binarimo ikintu cya kabiri abasabwa no kuba afite imodoka yifitiye akazi keza si ubwo mvuze bingahe kwa mu mujyi wa Kigali bimaze kuba 3 mu cyo kunywa akirinda kunywa bine by'amayoga akinywira akajya ajya kwigura inyange hariya si bine icya gatanu akinywa na mukaro byose urabeshya ibintu biranga abantu bagomba mbese bagomba kuba bujuje ntabwo ari umusirimu babuje kugira ngo abe muri umujyi wa Kigali icyo cya mbere umujyi wacu uragendana n'isuku ni ukuba ari wa muntu usa neza yakarabye nubwo afite ka kenda kamwe akajya mu mujyi wa Kigali yagafuze icyo kintu ni icya mbere ikindi cya kabiri akaba nibura afite akazi kugira ngo abone ibimutunga sibyo abone ibimutunga atagombye kujya gute gusabiriza kuko umujyi wa Kigali wacu ntabwo wakwifuza ko umuntu ahagare ku muhanda cyangwa yicaye ku muhanda ngo asabirize ngo wamfungure kuko bigaragaza isura mbi y'umujyi wacu wa Kigali bibiri cya gatatu Kanyongo subiriza icya gatatu betse nivugira nawe wavuze icya gatatu umujyi wacu wa Kigali yavuze umuntu ugomba kubaho neza mu mujyi wa Kigali ubaho oya ikintu gituma ikintu kiranga umuntu wakagombye kuba mu mujyi wa Kigali sibyo ashatse kuvuga cyane rwose uwo muntu akaba yaba mu mujyi wa Kigali kuba waba mu mujyi wa Kigali utari umujura urankurikiye kuko buriya ubaye mu mujyi wa Kigali uri umujura sibyo byangiza isura mbi y'umujyi wacu wa Kigali cya kane icya kane mu mujyi wa Kigali kuba ijisho rya mugenzi wawe ndamutse mbonye nk'umuntu nagira amahoro yihorere mbonye nk'umuntu ukoze ikosa w'umujura cyangwa wagize gute sinshobora guhamagara inomero ya polisi wa muntu bagahita bamucakira nyine polisi niko batigera amahoro bavuga bati yenda iki cya kane mu mujyi wa Kigali kuba uri umubosi koko nk'ibyo bikuranga mu mujyi wa Kigali nimba ugiye kunywa agacupa muri hoteli n'iyi nurangiza kwinywera waka icyo bita TV umusoro kugira ngo iyi mihanda yo mu mujyi wa Kigali kera nkanjye nageze mu mujyi wa Kigali na Jita Farabizi ukata mu Nyakabanda ukata Rafrashere ukata no kwa Didi ukata Sonatibe ukubita Sherando hari ibitaka ariko buri utangiye imisoro ku gihe umujyi wa Kigali usa neza nebyo ngibyo urakoze ariko se ko wagiye kureba match perezida akaba yaje mwarahuye ntabwo twahuye kuko aho perezida yicaye sona ye nicaye umusitari mwari guhura abasitari babiri bombi mbabarira tuzagira ubwo duhora ko saka kanya urakoze cyane ndagira ngo rero n'ubundi dusoreze aha ngaha murakoze cyane murakoze ariko mwari mwambaye neza oya kwambara neza nibyo nakubwira kandi turi mu mujyi wa Kigali gira isuku Jita Flambare neza wambaye ngaye Jita wambaye ngaye shaka kongera koneza abajura oya nta abajura oya Jita fu iyo wambaye yose uyu munyamakuru ntabwo abishinzwe sibyo nasajye urajya ngo uzamugurira ese niba bashaka kumenya icyamamare ngo cyambaye wenda Jita fu bitewe nuko namaze kujagarara reka dusubike ubutanze tuzabiheraho bwa mbere ubaha hari umukobwa w'inshuti ye w'imusanzwe ngo wamuriye 700 nashatse no kubivuga ngo
kuki atabwiye ngo MT yahagarike kandi yavuga ngo ngiyo bagutwaye amafaranga ngo hamagara ngo MT ngo itiyahagarike nagananirwe kuki atahagarike hari ibintu basigaye bakoresha ari ukuntu umuntu akwiba amafaranga we none akahita yohereza kuri kode kwa kundi umuntu afite kode none nukuvuga ngo kode umuntu ambwa ati ubwo urimo kwigisha abandi batwiba nanjye ejo bundi bahita bayohereza ntabwo bazavyo ejo bundi banwaye ntabwo yabona Indaya yatwaye rateka ngo kurabyenza nk'ubunge mfite MT abagore bahano iyo umuntu anyibye amafaranga ahita ashyira kuri Tigo ahubwo Tigo bora ntabwo igigaruza amafaranga wowe uhamagaye MT uzi ko amafaranga yavuye kuri MT ikakubwira iti amafaranga avuye kuri simukadi ya MT ariko ajya kuri Tigo ibyo bintu ntabwo tujya tubikora ubwo rero icyo twagira abantu inama birinde kuba ari umuntu mwirinde nakagire telefone ku giti cye ni telefone yo mobile kugiye kiwe cyo kwanjye nta muntu uzongera kunywa kuri telefone no kuni n'amanyite reka n'uwo mwaryamanye warimo simukadi ebyiri nzajye bafitemo agasimukadi kafunze n'akandi kariho nk'igihumbi najyana icyo gihe azakijyana azongera umuntu utaribwa namenya kurinda igendere ibyo uvuga nibyo nanjye ugiye inama njye gutunga simukadi ebyiri nishaka mfate simukadi imwe oya yose undi ufashe simukadi imwe ukayibaruza ukareba ahantu yitaba mu nzu yawe cyangwa ukayicukurura umwobo ukayishyiramo ukazayoherezamo ya indi yawe baza kumenya uwo ibanga uzashyiraho nka 300 ntiyaborera mu mwobo oya nakibora cyane ni system nigeze gukora ifite irangamuntu yawe ushaka akantu k'agacupa ari nk'nimero aburese ahubwo ni kwirwa navunika niba ufite irangamuntu yawe ikiwe cyego wakoze kosa ukayite uragenda ugafata simukadi yawe ukayijugunya ukayishwanyaguza ukamikinga shwa kwa yijugunya none ukajya ugenda uyohereza kuri ya nimero none ugiye gukora swap mani usanga amafaranga utegeze ubona mu buzima ndabuza ahubwo nuko nabobuza nagiye Musanze ushatse wanayihekenya wanayimira oya nagwa yimira ko uyimize se ikajya mu nda y'amafaranga yazajya mu nda nukuvuga ngo iyo azakubanamo menshi tuvuga urugero mfite nka se wenda amafaranga konyeho menshi kuri simukadi indayo ntiyaturika wenda urugero rwa hafi fite neka ubyumve neza umuntu ukurikiye kujya dukora urujijo fite nimero ya 07 baratwibye nako 07 9 14 869 none icyo gihe iyo nimero kuko ari yanjye imbaruyeho na Cyurutimana amuze nzayifatanya ijugunye none koko wenda mfite indi simukadi yindi none nyikoresha none bamo dufanga njye nwohereza kuri ya yindi mwohereza iyo ugiye gukora swap mana we ni ikirombe jitafu njye mfite ikibazo njye kwibaza ya simukadi yawe washyize ahantu utareba cyangwa washugunye sibyo umuntu agiye kuyikwishyuriraho kandi uzikora abantu benshi bakubeshya ngo amafaranga yagiye atagiye unayohereje ndaje ngo mbwira hano duhurire yego rata ese nzovu ari we na Gitafuna n'induza ubwenge ibintu muvuze nuba wajya muza ubwenge ari we na Gitafuna n'induza ubwenge kurusha uyu ngunda bumurusha mfite ubwenge bw'Inyanza mfite ubwa kavukire mu mujyi wa Kigali mfite ubw'Inyanza ibute bavukana amashuri atatu uswa atakiratu nyine urumva ubwe yashingiye kuri ya mashuri yabo atandatu avukana yavukana hari amashuri avukana yo atabazwa mu mashuri yize atandatu agira gute yo ku ruhande ye umunyabutare wese avukana nukuvuga ngo rero nanjye ndekavukira original wowe ufite ubwenge buhahano nanjye mfite ubwenge banatireri ubwo muri komite badufashe bazatubwira umunyabwenge ngo yafata simukadi nubwo yanahita muri toilette ubwo se jitafu wankore nk'akazi ni nk'urugero ngiye kuguhemba sibyo none umbwiye inomero za simukadi yawe kandi bitewe ko ndamukanyishyize kuyo ufite bayiba sibyo ukambwiye izo nomero ngewe urabizi hari ababosi ubwira ngo nshyira kuri simukadi amafaranga ntayashyireho oya ndero kuntu bigenda ngiye mfite urumva hari iyo simukadi narayijugunye mfite indi simukadi hano nkoresha mu buzima busanzwe ayishyiraho amafaranga none ngiye nkaza kwicara ngiye ngafata umwanya kuri ya yindi najugunye ni byahubwo aho ngaho ubwenge uracyabufite ngiye mfite ubwenge buri natirere sasa dusezere ku bakunzi bacu nakagaruka kuri tubicano ubu turagenda umushyitsi ariko ubutaha ndi umusangwa rwose niyo mpamvu ubutaha nibo bazangurira capati n'ibishyimbo uyu munsi nabyigure n'akanores abo kwa hajya bakwita noza mupagazi abo kwa mupagazi bose bana unyibukije akantu hari ibintu twakoraga kera bivuga ngo
ngo kanjegere nyiri pagasi yarongoye mupagasi yarongoye umwami wa mupanga niba ari kwa mukanjegera turashoje murakoze cyane bye Rero bakanyubahiriza. goodbye gri po zimya kamera